turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi turabasuhuje abakunzi abikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya, turabakunda cyane kubera ko mugenda mutugaragariza rwose cyane ko mudukurikiye, ko turi kumwe. Abagiriwe neza n'umwami bakizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, kuri ubu bakaba bicaye bifitiye ijuru, bakesha kwizera ko bakuweho urubanza n'amaraso ya Kristo Yesu. Amahoro n'imigisha bikomeze gutwarira mu mitima yanyu, bibonerwa muri Kristo Yesu. Kandi n'abandi nabo tubahaye ikaze namwe kugira ngo uyu munsi nimwumva ijwi ry'Uwiteka binyuze mu ijambo ryayo ntimwinangire umutima. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwiza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba uwo muri kumva avuga ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Ndi umukiranutsi mbikesha igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Yesu niwe mbikesha, namenye neza ndashidikanya ko ubwo Yesu yajyaga ku musaraba yazize ibyaha byanjye. Namenye neza ko amaraso yamennye ku musaraba ariyo yatumye mbabarirwa ibyaha byanjye byose. Ubu nkaba nezerewe, nejejwe nuko mfite ijuru, nkesha kwizera ibyo Yesu yakoze kandi nariboneye ubuntu muri Kristo Yesu. Uyu mwanya rero iki ni ikiganiro mushobora gukurikirana cyane, nacyo mukagikurikirana kuri YouTube channel wifitiye telefone yawe ya smartphone, ukandikaho Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana n'ababwiriza butumwa bwiza bagenda barushaho kugenda babikugezaho. Ariko kandi no kuri WhatsApp, urubuga rwa WhatsApp nabwo wakwandikira iyi nimero ugiye kumva kugira ngo nayibe yagushyira ku rubuga. Ni 07844257. Iyo nimero wayandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, ugakomeza no gukurikirana ubuhamya bagabeshe nanone bakijijwe bizeye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Uyu mwanya rero reka dushimira Imana iduhaye akanya kugira ngo tubashe kuganira muri uyu mwanya turi muri studio za Radio Country FM. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndagushimira urukundo rwawe rwinshi wadukunze rutagira akagero, rusumba izuba rugasumba ukwezi ndetse n'ikuzimu rukagerayo. Nirwo rwadukuye ikuzimu muri Gehinomu aho Satani yicira abantu. Mwami ndagushimiye cyane, uhimbazwe ko wemeye gutanga umwana wawe Yesu Kristo mubazeho ibyaha byacu byose, akabihanirwa ndetse akamena amaraso muri yo tukabatwara babariwe ibyaha byacu. Uhimbazwe nyagora ku ngoma Imana. Ndasabira rero n'abaduteza amatwi kuri uyu mwanya kugira ngo bafungure amatwi y'imitima, kugira ngo uyu munsi nibumva ijwi ryawe be kwinangira umutima, winjire mubane ubihimbariswe. Ndasabira cyane n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi nanagushimira kubw'abanyarwanda bose muri rusange uba warinze n'ubuyobozi bwacu. Ariko kandi nkomeza no gusaba kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kuba mu mahoro muri byose. Ishimwe no guhimbazwa no gusingizwa bikomeze kuba ibyawe none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya ndagira ngo dusangire amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo mbashe kuyabagezaho. Ni amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 10 n'umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 3, ariko turaza gusimbuka dusome n'umurongo waho wa 39 tugeze ku wa 43. Reka dusome. Haravuga ngo hariho umuntu witwa w'Ikayisariya witwaga Koruneliyo,
umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu umunyadini ubahana Imana nabo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu yerekwa marayika w'Imana yinjira iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koruneliyo. Reka dusimbuke dusome kuwa 39. Avuga ngo natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Ubuyuda byose, mu gihugu cy'Ubuyuda byose ni Yerusalemu, uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa 3, imwerekana ku mugaragaro. Icyakora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba. Nibo twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo kuri uyu mwanya tuganire kuri aya magambo. Ni amagambo akomeye, ni amagambo y'ubwenge, ariko kandi twiringiye Imana ko iri buyadusobanurire nk'uko isanzwe n'ubundi ibikora. Ibihimbarizwe rero. Iyi kiganiro musanzwe mugikurikirana abenshi, hariho n'abashyizeho urushinge kuri uyu mugoroba, ariko musanzwe muzi ko gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Abantu benshi bibaza uburyo ki ijuru ari ubuntu, ariko mu by'ukuri kujya mu ijuru ntabwo ari ikintu gikomeye, ni ibintu byoroshye cyane. Nicyo kintu Imana yoroheje, yarabyoroheje, nubwo nanone Satani nawe ashaka kubikomeza, abikomereje mu bantu biyita ababwiriza butumwa ariko butari bwiza, kuko ubutumwa bwiza ni bumwe gusa, ni ubutumwa bwiza bubwira abantu buryo ki Imana ijuru yaritangiye ubuntu muri Yesu. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Narindi kuvuga ngo nubwo Satani agenda bikomereza mu biyita abo ko ari ababwiriza butumwa ariko butari bwiza, avuga ko hari ibyo umuntu yakora kugira ngo ajye mu ijuru. Bavuga ko umuntu yagerageza gukora imirimo myiza, umuntu yagira ingeso nziza, umuntu yasenga amasengesho menshi, umuntu yagaragaza imico myiza n'imyifatire, yasenga, yakwiriza ubusa, ibyo bintu bikaba byamuhesha kujya mu ijuru. Abavuga batyo bavuga ko aho ariho habonerwa inzira ijyana umuntu mu ijuru, baba babeshye cyane, kuko uko si ukuri. Ni byiza kugira ingeso nziza, ni byiza kugira ibyo ukora by'ibikorwa byiza, ariko ntabwo ari inzira ihesha umuntu kujya mu ijuru. Yesu ubwe yarivugiye ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, avuga ko nta wajya kwa Data ari we atarije umujyanye, niko yivugiye. Inzira ijya mu ijuru ni imwe, inyura muri Kristo Yesu, inyura mu byo Yesu yakoze gusa. Aya ni amagambo rero dusomye y'inkuru y'umugabo witwa Koruneliyo. Uyu mugabo ngira ngo abantu benshi iyo basomye iki cyanditswe basoma uburyo ki Koruneliyo yari umuntu wubaha Imana, akayubahana nabi we mu rugo rwe bose,
yari umuntu wagiraga ubuntu bwinshi, yagiriraga abantu neza, abakene, niko ibyanditswe bivuga, ndetse yasengaga ubudasiba. Iyo basomye izi nkuru ubanza batekereza ko ibi bikorwa Koruneliyo yakoraga ari byo wenda abikorwa bishobora guhesha umuntu kujya mu bwami bwo mu ijuru. Iyo bisomye ubyumva ukumva uyu mugabo witwa Koruneliyo ntabwo yari umuyuda, yari umunyamahanga, yari umugabo ukomeye mu busanzwe kuko yarahagarariye umutwe w'ingabo 100 z'Italiyana mu Roma. Yarakomeye ariko ntabwo yari umuyuda, yari umunyamahanga. Yari umunyamahanga ariko wubahaga Imana y'Abayahudi, Imana y'Abayuda. Yubahaga imihango, agakurikiza amategeko, ndetse ku buryo Koruneliyo yashimwaga cyane n'abantu bose b'Abayuda hashingiye ku mico yari afite myiza, hashingiye ku kuntu yasengaga Imana ubudasiba, hashingiye ku kuntu Koruneliyo yafashaga abakene, hashingiye ku kuntu Koruneliyo yari umunyangeso nziza rwose, ku buryo abo babanaga, abamubonaga, abo bakoranaga bamutangiraga ubuhamya rwose bavuga ko Koruneliyo ari umuntu wubaha Imana. Ndetse mu by'ukuri n'ibyanditswe byera nyine bigahamya ko Koruneliyo ariko yarari. Ariko ibi bintu byose byaranze Koruneliyo ntabwo harimo inzira yahesha umuntu kujya mu ijuru. Abantu banteze amatwi babyumve icyo ndi kuvuga, kubera ko abenshi bazi ko kuba umuntu asenga amasengesho y'urudaca, kuba umuntu yafasha abakene nk'uko Koruneliyo yabikoraga, kuba umuntu yakubaha Imana akayubahana n'abiwe mu rugo rwe bose, nyine kubaha Imana akanayubahana n'abiwe mu rugo rwe bose, yageragezaga kwitondera amategeko Imana yari yarandikishije ikayaha Mose ngo yahereze Abayuda. Yageragezaga rwose kuyubaha, akagerageza kugendera muri ibyo bintu Imana yari yarategetse. Ariko ntabwo byari bivuze ko ibi bintu Koruneliyo yabigenderagamo ariko atazi Yesu. Yabigenderagamo atazi Yesu wapfiriye ibyaha by'abari mu isi. Koruneliyo ibi bintu yari umunyamasengesho nk'uko twabisomye, ariko ntabwo yarazi Yesu. Mwumvishije dusoma rero aho ijambo ry'Imana ryavuze ko nko ku isaha ya 9 Koruneliyo arimo asenga ari wiwe mu nzu, yabonye mwiyerekwa marayika, ndetse ku buryo ngo Koruneliyo yabanje kugira ubwoba. Ariko uyu mumarayika yabonye Koruneliyo yamubwiye ko akwiriye gutumira Petero, akwiriye gutumira Simoni wahimbwe izina Petero, wari ahantu hitwa Iyopa. Munyumve neza, iyo Koruneliyo ibi bikorwa yakoze biza kuba ari byo bihesha kujya mu ijuru, ntabwo marayika aba yaramubwiye gutuma Iyopa ngo atumire Petero azi wiwe, yakabaye yaragize ibindi amubwira. Ariko kumutumaho ngo kumubwira ngo utume kuri Petero umutumire aze, byagaragazaga ko Koruneliyo yari umunyedini wubahaga nyine Imana, agasenga cyane, akubahiriza imigenzo ya Kiyahudi, ariko ntabwo yarazi Yesu. Nukuri abantu benshi barasenga, abantu benshi bagira ibikorwa byiza by'urukundo, abantu benshi bagerageza kubaha iby'Imana, ariko ntabwo bigeze bamenya Yesu. Abantu benshi, ikimenyetso iyo ubwiye umuntu ibyo Yesu yakoze mu mwuzuro wabyo, ukamubwira ati nyamara ukwiye kwizera udashidikanya ko ijuru Imana yari guhereye ubuntu muri Yesu, nta kindi ukoze, bigusaba kwizera Yesu gusa, abantu benshi bavuga ko ibyo bidahagije. Wowe unyumva, wowe nteze amatwi, uvuga ko umurimo Yesu yakoze udahagije, nubwo usenga, nubwo uririmba,
nubwo ufasha imfubyi, nubwo ufasha abapfakazi, nubwo uri pasiteri, nubwo ukora ibikorwa byinshi abantu bakanagutangarira, abantu bakaba banagutangira ubuhamya bwiza muri karitsiye, ni byiza, ariko ntabwo wigeze usobanukirwa Yesu. Umeze nka Koruneliyo, ndetse wenda rimwe na rimwe na Koruneliyo ashobora kuba yakurusha kuba yarabishoboye cyane 100%. Ariko Koruneliyo uyu mwumva umeze gutya, uyu mwumva ateye gutya, uyu mwumva akora gutya, uyu mwumva asenga gutya, uyu mwumva udacikwa n'isengesho na rito, ntabwo yarazi igikorwa Imana yakoze muri Kristo Yesu. Koruneliyo nawe yarameze nka Pawulo. Uriya Pawulo nawe ibyanditswe byerayo mu bimuvuga bimugaragaza uwo yarari we. Abafilipi, urwandiko rw'Abafilipi ibice byaho 3, iyo bisomye ubona Pawulo uwo yarari we mbere atari yahishurirwa Kristo Yesu. Mbere ngo yari umuntu wumviraga amategeko, ndetse ngo akabinyangamugayo kubigendanye no gukiranuka kuzanwa n'amategeko, ndetse ngo kubw'ishyaka ngo yarenganyaga itorero, yarenganyaga abakiranutsi, yarenganyaga bizeye ko bababariwe ibyaha byabo mu maraso ya Yesu, yarabarenganyaga ku buryo ngo yumvaga yabatsembaho akabamaraho. Nyamara ngo yari afite ishyaka ry'Imana. Araho ibyanditswe byera bivuga ko ngo umuntu ashobora kugira ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Yari afite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu kumenya Kristo Yesu. Aho yari kwivuga akavuga ko yari umwisiraheli, akavuga ko akomoka mu muryango wa Benyamini, akavuga ko kubigendanye n'amategeko yari inyangamugayo. Uri kumva Pawulo yari umuntu mwiza, ndetse wari ufite ishyaka ku buryo ye yumvaga bavuga ibitandukanye n'imihango yasigiwe na basogokuruza, bavuga ibindi bitari amategeko, bavuga ibindi bitari kubahiriza amategeko ya Musa. Yabarwanyaga cyane yivuye inyuma. Ariko na Pawulo nawe yari atarahishurirwa Yesu. Nyamara mbere yuko ataramwishurirwa yari umuntu mwiza, wanashimwaga cyane n'Abayuda, ndetse ngo wakomezaga kugenda atera imbere cyane mu by'idini y'Abayahudi, mu by'idini y'Abayuda. Ibyanditswe byera bivuga ko Pawulo ngo yakomezaga kugenda atera imbere muri byo, yagendaga azamuka muri byo, yagendaga agerageza kubyubahiriza cyane. Ariko ntabwo yarazi umurimo Yesu yakoze ku musaraba, ntabwo yarawuzi. Nawe waba unyumva unteza amatwi muri uyu mugoroba, muri aya masaha, ukaba koko nibyo uri ingeso nziza, nibyo wubahiriza amategeko, nibyo uragerageza, nibyo urasenga, nibyo rwose pe uri umuntu muri karitsiye batangira ubuhamya, ariko nta Yesu ufite, nta Yesu wigeze usobanukirwa. Rero twihuse cyane, uyu Koruneliyo amaze kwerekwa ibi bintu, amaze kubona marayika yamubwiye ko akwiriye gutuma Yopa, nkuko nabivuze kuri Petero. Rero nawe ngo agiye kubona, ngo abona mwiyerekwa. Iyo nkuru ikomeza kubivuga ngo nko mu masaha yo gusenga, ngo abona ikintu ngo kimanuka, ngo nk'umwenda ngo munini cyane, ngo ufashe ku mpande enye, ngo abona cyuzuye inyamaswa z'ubwoko bwose zigenza amaguru 4, ariko izikururuka zikururinda, ariko ngo zizira. Ngo yumva ijwi rimubwira ngo Petero, fata baga rya. Arahakana, avuga ko kuva yavuka mu muco wa Kiyahudi, mu muco w'Abayuda, atigeze arya ibizira. Ibyanditswe byera rero bikomeza kugaragaza ko Imana yamubwiye ngo nurye. Ni gute ushobora gufata iby'Imana yaziruye ukabyita ibizira? Rero Imana yamugaragarizaga ko no mu banyamahanga ko nabo Yesu yabapfiriye. Ndihuta cyane rero, igihe cyarageze, intumwa Koruneliyo yari yohereje zigera kuri Petero, ngo yumva ziri kubaririza, ngo umwuka aramubwira ngo sohoka urebe. Abona abagabo batumwe na Koruneliyo bari hanze, ngo ababaza uwo bashaka, bamusobanurira ko bashaka we, ariko ngo arabinjiza, arabacumbikira.
ngo buracya barajyana. Ndihuta cyane rero, ngo Petero ageze kwa Koruneliyo, ngo asanga Koruneliyo yatumiye abantu ngo bicaye iwe barimo barasenga. Ngo Petero agezeyo ngo Koruneliyo ashaka kumwikubita imbere ngo apfukame amugwe imbere, ariko ngo Petero aramubwira atoya oya sigaho, nanjye ndi umuntu nkawe. Nihuse ibyanditswe byarabigaragaza ko Petero ngo yababajije igituma bamutumyeho, noneho Koruneliyo amubwira iyerekwa yagize, nk'uko ukomeje gusoma icyo gice harabigaragaza. Hanyuma ngo Petero amaze kubyumva, abyumvishije, ngo aterura amagambo atangira kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nk'uko twasomye. Ngo nibwo yavuze ngo mbonye ko mu mahanga Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Noneho rero ngo akomeza noneho atangira rero kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Dukunda kubivuga cyane, dukunda kubibabwira. Nukubera iki Koruneliyo umeze gutya? Nukubera iki Koruneliyo ushimwa mu masengesho, mu buntu bwo gufasha abakene? Koruneliyo wubaha Imana kayubahana nabi we mu rugo rwe bose. Nukubera iki bitamuhesha kujya mu ijuru? Erega Koruneliyo nawe nubwo yari ameze gutya, ariko Koruneliyo nawe yari umunyabyaha. Ntabwo Koruneliyo yari intungane, ntabwo Koruneliyo yari umukiranutsi, ntabwo Koruneliyo yari umwera, ahubwo Koruneliyo nawe yari umunyabyaha kubera ko akomoka kuri Adamu. Nukuvuga ko yari afite kamere y'icyaha muri we, kandi muri kamere dukunda kubisobanura cyane. Muri kamere muntu niho haturuka gukora ibyiza, ariko hagaturukamo no gukora ibibi. Koruneliyo nawe rero yari akeneye kumenya uburyo Imana yatanze Yesu, muri we ariho habonerwa ubugingo buhoraho. Ibyanditswe byera rero byagaragaje ko Petero yakomeje kuganira ubutumwa bwiza, aganira ukuntu Kristo Yesu yaje mu isi akagenda agirira abantu neza, atura imitwaro abo Satani yatwazaga igitugu, akagenda agirira bose neza. Ariko aza kwicwa bamubambye ku giti, aza kwicwa bamubambye ku musaraba. Wowe uneze amatwi rero, wowe unyumva, ndakubwira ko Yesu yaje mu isi yicwa abambwa ku musaraba azira ibyaha byawe. Nkuko Petero yakomezaga kubiganira, aganiriza abanyamahanga ubutumwa bwiza, ababwira ko mu by'ukuri yabambwe ku giti, ariko nanone azira ibyaha, nyuma kandi akaza gupfa ariko akazuka. Ndetse mu by'ukuri Petero avuga ko abagabo yatoranije ari bo guhamya ibyo ngibyo, ndetse avuga ko ari bo bonyine, yivugamwo nawe ko ari mu bagabo babonye Yesu akora ibyo, kandi ibyo Yesu yavuze Petero yabyumvishije. Nyuma rero ku murongo wa 43 ariho izingiro riri, aravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Munyumve, abahanuzi bose b'ukuri bahamije ibyo ngibyo. Ntabwo abahanuzi b'ukuri bahamije ibya Yesu, bahamya kuzamwizera azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Ntabwo ari abahanuzi bamwe bazeze waya, ntabwo ari abahanuzi bamwe bayagayagaya amando. Oya, bamwe bavuga ngo umva uko ivuze ngo Imana iguhaye amazu, Imana iguhaye amamodoka. Oya, abo bahanuzi, abahanuzi b'ukuri bahanuye iby'urupfu rwa Yesu, bahanura iby'imbabazi tuzagirirwa muri we. Abo nibo bahanuzi b'ukuri. Ba Daniyeli barabihanuye mu gice cya 9, uzasome Daniyeli yarabihanuye, avuga ko hagiye kuza gukiranuka kwiteka, ibyaha bigacibwa, ibyaha bikabonerwa impongano, hakaza gukiranuka kwiteka. Daniyeli yarabihanuye. Ba Yeremiya barabihanuye, bahanura ko mu gitsina cya Yesaya hazumburwa agashami, bahanura ko Uwiteka bisobanura gukiranuka kwacu. Yesu niwe gukiranuka kwacu. N'abahanuzi b'ukuri bahanuye ibya Yesu. Ba Yeremiya barabihanuye, ba Dawidi bahanura ibyo, ba Mose bahanuye iby'urupfu rwa Yesu, nuko muri we ariho tuzababaririrwa ibyaha byacu.
rero wowe unyumva ni ukuvuga ngo Koruneliyo amaze kumva ibyo nabo bari bari kumwe, imitima yabo yizera imbabazi z'Imana. Imitima yabo ibyanditswe byera bigaragaza ngo uwo mwanya ngo bahise bahabwa imbaraga za Mwuka Wera. Umwuka, ikimenyetso kigaragaza ko Koruneliyo atarakijijwe nuko nta Mwuka Wera yari afite, ahubwo Umwuka Wera yawubonye amaze kwizera imbabazi yagiriwe muri Kristo Yesu. Nibwo ibyanditswe byera niko bivuga, Abefesi igice cya 13 ko Umwuka Wera ari ikimenyetso gihamya neza ko umuntu yamaze kuba intungane, ko umuntu yamaze kwizera imbabazi yagiriwe. Ngo bizera ko bababariwe ibyaha, bamaze kubyizeza imitima yabo, ngo bahabwa ikimenyetso nka Mwuka Wera uhamya ko noneho babaye abakiranutsi, babaye abera, nabo babaye abatagatifu. Wowe rero unteze amatwi, ndakubwira ko muri Kristo Yesu ariho wababariwe ibyaha byawe. Ndakubwira ko muri Kristo Yesu wakuweho urubanza rw'ibyaha. Wishakishiriza ijuru mu bikorwa byawe, wishakishiriza ijuru mu masengesho, ruhuka. Wishakishiriza ijuru mu ngeso zawe, wishakishiriza ijuru mu gusaba Imana imbabazi, wishakishiriza ijuru mu gusaba penetensiya, wishakishiriza ijuru mu kubwira pasiteri ibyaha byawe. Oya, abahanuzi bose baramuhamije, bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Ibi ndi kukubwira byabaye kera, nkubwira ngo wizere imbabazi wagiriwe mu maraso ya Kristo Yesu, nawe wibere umukiranutsi imbere y'Imana, utabikesha imirimo yawe, ahubwo ubikesha ubuntu bw'Imana, utabikesha amasengesho, utabikesha ibikorwa byawe, kubera ko ibikorwa by'umuntu ntibishobora kumuhesha ijuru. Munyumve neza. Wowe ukirushye, wowe ukiremererewe, wowe ugikora ukorera ijuru, menya ko ijuru Imana yari guhereye ubuntu muri Yesu Kristo, kandi yari guhaye ubwo yamutangaga akajya ku musaraba azira ibyaha byawe. Ni ukuri ijambo ry'Imana rigaragaza ko Yesu Kristo yagiye ku musaraba, rigaragaza imibabaro Yesu yagize. Yesaya abihanura, yahanuye ko Yesu abakubita, yabategeye ibitugu barakubita, agaragaza ko abapfura yabategeye uruziga barapfura, atega imisaya barakubita, atega uruhanga batamirizamwo ikamba ry'amahwa. Ni ukuri nyumva neza, Kristo Yesu imibabaro yagize ni ibyaha byawe, nuko Imana yamubazeho ibyaha byawe byose uko bingana n'ingano yabyo, igihano cyabyo Yesu aragihanwa, igihano cy'ibyaha umucunguzi Yesu Kristo yaragihanwe. Wowe unyumva neza, izera ibyo udashidikanya, wibonera ijuru. Izera ibyo udashidikanya, ube wibereye umukiranutsi imbere y'Imana, ubikesha Yesu, ubikesha kwizera ibyo Yesu yakoze. Muri we niho harimo kubabarirwa ibyaha byawe, kandi hirya y'imbabazi nta rubanza. Kuri uyu mwanya rero twavuga byinshi kuri Koruneliyo, twavuga byinshi ku mufarisayo. Nawe ari umufarisayo ngo wamanutse ajya gusenga, ibyanditswe byera birabivuga muri Luka, amanukana n'umukoresha w'ikoro ngo bagiye gusenga, ngo umufarisayo hagarara asengera mu mutima, aravuga ngo ndagushima Mana ko ntameze nk'abanyazi, ko ntari umusambanyi, ndetse ntanga kimwe mu 10 kubyo nungutse byose, kandi niyiriza ubusa, nsenga 2 mu cyumweru niyirije ubusa. Ibyo bintu yaperezantaga Yesu avuga ayo magambo ni ibice 10, ngira ngo ni muri Luka niho byanditse, avuga ko Yesu avuga ayo magambo yavuze ngo abiyiringira ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Nawe harujya wiringira ko kujya mu ijuru wabikesha gutanga icya 10 n'amaturo. Ahari ujya wiringira ko kujya mu ijuru nawe wabikesha ibikorwa byawe byiza ukora, ariko icyo ni ikinyoma. Inzira ihesha umuntu kujya mu ijuru ni ukwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Izere rero mu mutima wawe udashidikanya ibyo Yesu yakoze, yaragukoreye. Emera ibyo yakoze, nawe wibere umukiranutsi imbere y'Imana, witungire ijuru. Ayo magambo narimvuze ari muri Luka ibice byaho 18 umurongo waho 9.
niho wayasanga. Kuri uyu mwanya rero ndagira ngo dusangire ijambo n'abatwumva, tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Wowe urushye wari uremerewe n'ibyo ukora, turagira ngo tuguhereze inimero wahamagaraho hano muri studio, ni 0788442125. Airtel ni 07838305. Tubahaye ikaze, dusangire ijambo muri uyu mwanya, tubahaye ikaze. Wowe ukirushye nka Cornelio, wowe aragiye aro Country FM na waragiye, mukomeze muduhamagare. Country FM aro turabumva, muri bande muherereye he? Honorine mu murenge wa Ngombo. Ndakumva Honorine. None se yego, wumvisha ikiganiro? Numvisha ikiganiro kiragira kiti ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, imirimo, amasengesho, ibikorwa bye bitabigizemwo uruhari. Yego. None se yego, uko tujya mu masengesho tugakora imirimo myiza, none se ntabwo tuzarihemberwa? Ijuru ntabwo rikorerwa, ahubwo ijuru Imana yaritanze ubwo yatangaga Yesu akaza mu isi agakora wowe ibyo utari ushoboye gukora. Yesu Kristo ubwo yazaga mu isi, yaje mu isi yambaye umubiri wawe, umubiri w'abantu ariko adafite kamere y'abantu. Ashobora kubahiriza arya amategeko yose yakunaniye, ayubahiriza 100%. Ariko bisoza Yesu ahawe igihano cy'abanyabyaha. Bivuze ngo bya bindi Yesu yakoraga, kwa gukiranuka Yesu yagukiranukiraga ari mu isi, kwari ukugira ngo kukubarweho wowe. Nibimara kukubarwaho ubyizere mu mutima biguheshe kujya mu ijuru. Nkuko Yesu yabazweho ibyaha byawe bikamujyana mu gihano cy'urupfu, agapfa ariko akazuka, ni nako nawe ukwiye kwizera ko ibikorwa Yesu yakoze by'ubutungane byakubazweho. Ukwiye kwizera rero ko muri Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe. Nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho, kubera ko ibyo yakubaragaho nibyo yabaze kuri Yesu. Yesu Kristo rero yarakoze, akora ibyiza byose hatavanzemo ikibi na kimwe. Kandi urabizi Honorine, nubwo ukora ugira ibikorwa byiza, nubwo ujya usenga, ariko urabizi ko ujya ugira n'ibikorwa bibi. Rero Yesu we ntiyigeze akora ibyiza bivanze n'ibibi, ahubwo yakoze ibyiza gusa, ari wowe wabikorera cyane. Ntiwumva ko na Cornelio yari afite ibikorwa byiza? Yego. Ariko Cornelio ibikorwa bye byiza yari abifite ariko atazi Yesu. Abenshi ubundi barabifite batazi Yesu, batazi ko bana babariwe ibyaha muri Kristo Yesu. Rero Honorine, wizere mu mutima wawe ko muri Yesu Kristo wababariwe ibyaha byawe. Ndabizi. Ubyizere, kuba ubizi ukwiye kubyizera, ukabyizeza umutima wawe, ukamenya ko uri umukiranutsi ubikesha ibyo Yesu yakoze, utabikesha imirimo yawe. Imirimo yawe ntiyagwesha kujya mu ijuru, kubera ko Imana yarayigaye. Yavuze ko ibikorwa by'umuntu ari bibi kubera ko bitari byiza 100%. Ibibi byawe bivanze n'ibyiza byawe, ubwo byose bikaba ari bibi imbere y'Imana. Ukwiye kwizera ibyo Yesu rero yakoze, akaba ari byo biguhesha kujya mu ijuru. Yego, Imana ishimwe. Urakoze cyane, we kwiciraho urubanza, we kwiciraho iteka, warababariwe ibyaha byawe, wahawe ijuru ku buntu muri Kristo Yesu, ubyizeza umutima wawe. Amen. Urakoze cyane.
Imana ibahe umugisha. urakoze, ukomeze uzakomeza ukurikirane Country FM iki kiganiro. Yego yego. Yego. Ya Honorine yaje. Aro Country FM, aro. Turabumva cyane, muri bande, muherereye he? Witwa nde? Aha, ongera ijwi gatoya. Eva. Yego Eva, ndakumva, wakurikiranye ikiganiro? Aha, ukuyemo iki? Igihe nshaka kubabaza. Yego. Ni gute umuntu yaba intungane kandi ari muri nosi? Ni gute umuntu yaba intungane ari muri nosi? Umuntu niza mugandi kandi gasanga koze icyaha. Yego. Ubajije neza cyane. Kugira ngo umuntu abe intungane, ntabwo waba intungane biturutse mu bikorwa byawe wowe. Ahubwo kugira ngo umuntu abe intungane biturutse mu kwizera ibyo Yesu yakoze. Ibyo Yesu yakoze rero nibyo nari maze gusobanurira Honorine Eva, sinzi niba wateze amatwi. No kuvuga ngo Yesu Kristo yaje mu isi yambara umubiri w'abantu, awambarira muri Mariya cyangwa Bikira Mariya. Ariko adafite kamere y'abantu. Kubera ko ya kamere ikurimwo niyo ituma udakora ibyiza ijana ku ijana, ukora ibyiza ariko bivanze ni bibi. Niyo mpamvu rero kubera iyo miterere, niyo mpamvu Imana yadukunze ikadutangira Yesu akaza mu isi akambara umubiri muri Mariya nkuko nari mbivuze. Yesu rero yaje mu isi ayimaramo imyaka 33, yubahiriza iby'amategeko yagusabaga byose wowe Eva. Kuko amategeko yagusabaga kuba intungane ariko ntabwo byari gushoboka, kuko mu mategeko ntiwaba intungane ngo bishoboke. Yesu yubahiriza amategeko yose, ntukice, ntugasambane, ntukibe, uko angana yose arayubahiriza. Ariko ibyo Yesu yakoraga kwari ukugira ngo wowe bikubarweho. None bivuze ngo ngiye nta cyaha njyaho ko Yesu yabizi. Aha, ubu kuri izi saha no kuri uyu munota ukwiye kumenya ko ibyaha byawe byose n'ingano yabyo byabazwe kuri Kristo Yesu, n'igihano cyabyo aragihabwa. None se ntuzi ko Yesu yazize ibyaha byacu? Yego, none se kwese ko yazize. Buretse gatoya. Yesu yazize ibyaha byawe kugira ngo utazazira ibyaha byawe. Imana yabigukuyeho ibibara kuri Yesu. Nawe ifata kwa kwera kwa Yesu ikubara kuri wowe Eva. None uko kwera kwa Yesu niko kuguhesha kujya mu ijuru. Nkuko na Yesu nawe ibyaha byawe byamujyanye mu gihano. Ibyo bintu ndi kukubwira hashize imyaka 2024 bibaye. Wavutse usanga wowe warababariwe ibyaha byawe mu maraso ya Kristo Yesu. Ahubwo kugira ngo niwumva ubwo butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, wowe ubyizeza umutima wawe, numara kubyizera ubyijeje umutima wawe, biguhesha ibyiringiro bifite ubugingo. Nuko rero umuntu abi intungane, kandi nawe urabizi ko hirya y'imbabazi nta rubanza. None kuno dusenga, kuno unajya gusenga akabanza kiyeza ngo Imana itabare ibyaha n'ibicumuro, twatiba turikira imanza kandi biriya rero ni ikinyoma. Kubera ko ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 3 havuga ko Yesu yamaze kudukuraho ibyaha byacu, kandi ko yamaze no kutweza, ko yanazamutse akaba yicariye iburyo bw'Imana. None unazagenda sambane yica kuri wikumva nabi siko turi kuvuga. Wikumva nabi siko ndi kukubwira. Ndi kukubwira ko kwiyeza atari byo bigukuraho ibyaha. Kwiyeza ni ikimenyetso kigaragaza gusa kutigeze umenya Yesu. Ahubwo ukwiye kwizera ko wejejwe mu maraso yande ya Yesu Kristo. Kuko none se Imana izongera itangiye sapfira ibyaha byawe? Oya. Ntiyabipfiriye se? Ntiwasanze byaranabaye se? Byizere mu mutima wawe, hubwo wa mwanya wafata gusaba Imana imbabazi, ahubwo ujye ufata ushima Imana ko yakubabariye. Yego, murakoze. Numara kubyizera rero, iyo mbaraga izaba yinjiye muri wowe, izakubashisha no kugira imibereho myiza n'imibanire myiza n'abandi. Ubyizere mu mutima wawe, warababariwe.
yego murakoze ndabyumvise kandi Imana ibamugize. urakoze urakomeza ukurikirane kandi uzakomeza ukurikirane iki kiganiro kuri Radio Country FM. Ni kuwa kane saa 2. Yego murakoze Imana ibamugize. Urakoze nawe ndagushimiye Eva. Yego natwe turabashimiye. Sava. Eva tugushimiye Imana cyane. Hari abantu benshi bafite, hari undi nawe waje Country FM. Alo. Ndakumva cyane, muri bande muherereye he? Mwitwa ngo bande? Tukira tuzi Donasiye merere hano mu karere ka Rusizi ndakumvikana. Yego Donasiye, ikiganiro wagiteza amatwi ko ijuru n'ubuntu ntirikorerwa? Wateza amatwi. Aha nibwo uhamagaye. Aha twari ubwambere ngihamagara kuri Radio Country FM. Aha uzakomeza rero ukurikirana ikiganiro kuri Radio Country FM kuwa kane saa 2. Urushinge ntuzarukureho. Tubwira abantu ukuntu bababariwe ibyaha byabo binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Yesu, ko ijuru Imana yaritanze ku buntu, imirimo y'umuntu itabigizemwo uruhari. Yego. Ubyizere uzakomeza ukurikirane ikiganiro. Urakoze. Aha, nibwo afunguye radio turi kubwirana, ushobora kuba aribwo uyifunguye. Hari undi waje nawe. Alo Country FM. Country FM, alo. Alo Country FM. Aha. Arongera. Country FM, alo. Alo Country FM. Na Country FM, alo. Aha, marezo ari kwanga. Ariko wowe urushye, wowe uremerewe, Yesu yarakuruhuye. Nukuri ruhuka, wishakira ijuru mu bikorwa byawe byiza, wishakira ijuru mu mirimo. Ntabwo wayirusha Koruneliyo, ntabwo wayirusha Pawulo, ntabwo wayirusha benshi bakoze. Natwe niko twari tumeze. Alo Country FM. Alo. Ndabumva cyane, muri bande muherereye he? Mukeshimana Honorine. Honorine, mwateza amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kigira kiti ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Yesu. Ubu murarifite? Turarifite. Aha, mwaribonye gute rero? Yewe ikibazo narifite. Aha. Yewe nashaka mbaze guki nyine iyo tugiye mu masengesho abanyembana bakatubwira ngo twiyeze. Reka yego. Noneho rero tukiyeza, niturangiza kwiyeza tukajya mu cyumba, ubwo se bisobanuye gute? Bariya n'abanyabinyoma turabivuga, ndabivuga mbyeruye. Kubera ko abo bahanura ibyaha bababwira ngo ni mwiyeze, bababwira ngo ni musabe Imana imbabazi. Ntabwo Imana yongera gutanga Yesu ngo apfire ibyaha byawe. Ahubwo Yesu yazize ibyaha byawe igihe yari ari ku musaraba. Noneho Kristo Yesu amena amaraso, muri ayo maraso babarirwa ibyaha. Naho bari yabahanuzi ibyanditswe byera nta wateza amatwi ku murongo wa 43 mu byakozwe n'intumwa ibice 10 havuze ngo abahanuzi bose baramuhamije. Bavuga ko umwizera azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Niwumva iby'abahanuzi b'ukuri bahamyaga ko uwizera Kristo Yesu ababarirwa ibyaha. Ntabwo bavugaga ngo usaba Imana imbabazi abababariwe ibyaha. Rero barana abahanuzi nyine bibinyoma, uriya n'umwuka nyine wa Satani, ariko mu buryo abantu baba batazi. Rero imbabazi warazigiriwe Honorine. None se icyo wacyumvise? Nacyumvishe. Agakiza ijambo ry'Imana rivuga ko ari ukumenya ko wababariwe ibyaha. Ni ibiki bizatubwira abanyempano b'ukuri? Ni ibiki bizatubwira abadafite umwuka w'Imana? Ntabwo uri kubumva se, nturi kunyumva? Abavuga nk'uko mvuga.
naho ba bandi batitira bakakubwira ngo Imana irarakaye, ngo Imana irakwishe, ngo Imana ngo ntikina, Imana bakakwereka ukuntu Imana ari ingome. dusigaye tugenda bagatubwira ngo dutanga amafaranga. Abo bihorere rwose n'abambuzi, ijuru Imana yaritanze itakwatsa amafaranga. Amen. Ikiguzi cy'ijuru Yesu yaragitanze ni amaraso yamennye ku musaraba. Kweri Imana. Ukwiye kubyizera mu mutima wawe ukamenya ko Imana nta kikwishyuza. Yesu nashimwe. Yesu niwe wakwishyuriye, yishyuje amaraso yamennye ku musaraba. Bajya baducumuza abo ngabo pe. Bihorere, ahubwo ibyaha byawe ukwiye kumenya ko byose Imana yabifashe ikabibara kuri Yesu. N'igihano cyabyo Yesu akaba yaragihanwe. Kweri. Ukwiye kwizera mu mutima wawe rero udashidikanya ko muri Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe. Ariko se ikindi kibazo ngewe mfite. Yego. Ari igihe ngewe nshobora gufata akarago kanjye nkigira mu nzu yanjye. Yego. Ngafata ibyifuzo byanjye byose nkabitanga. None se ubwo ntiyanyumva. Imana nyine ntabwo tuvuze ko umukiranutsi adasenga, ahubwo noneho umaze kwizera ko wababariwe ibyaha. Ntiwaririmbye indirimbo ivuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso. Ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Wowe izere mu mutima wawe ko wababariwe ibyaha. Ubu ubaye umukiranutsi imbere y'Imana. None nako karago ujye ugafata usenga, ariko atari ukugira ngo ujye mu ijuru, atari ukugira ngo uzishyuze Imana ngo iguhembere ijuru kuri gusenga, ahubwo ujye uyishimira ko ahubwo yakubabariye ibyaha muri Yesu Kristo. Wisengere noneho ahubwo usabane na papa wawe witwa Imana, kubera kuba warasobanukiwe urukundo yagukunze noneho. Naho reka abo bakubeshya, abaguhanurira, abakubwira ngo Imana irakwishe, abakubwira ngo Imana irakurakariye, we kubitaho, menya umurimo Yesu yakoze. Bakaduhanurira tukamara imyaka 1000 dutegereje ntitubibone. Ibyo ni ibinyoma. Ijambo ry'Imana ryavuze ko abahanuzi bose bahamije Yesu ko umwizera azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Amen. Amarakoze, Imana bahumugisha. Urakoze nawe ukomeze gukurikirana ikiganiro cya Radio Country FM kuwa 4 saa 2 ntugakoreho urushinge. Yego. Urakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Aro Country FM, aro. Ndabumva cyane. Muri bande muherereye he? Yashimwe Christian Nyabitekeri. Christian uherereye Nyabitekeri, wakurikiranye ikiganiro, wumvishije ukuntu ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Yesu, imirimo itabigizemo uruhare y'umuntu n'ingeso ze. Wakuyemo iki? Cyo nakuyemo. Ntacyo nzambiranye n'Imana. Wumvishije? Nzambiranye ntabwo nzambiranye n'Imana na gato. Kubera iki zitaguteranya n'Imana? Nuko nta buryo na bumwe bushoboka kuba nakora icyaha ngo hari ngira isoni cyangwa ngira imbogamizi ko naba nakihana kugira Imana imbabazi. Oya Christian, twavuze ko muri Yesu Kristo twababariwe ibyaha, ariko ntabwo turi kuvuga ngo abantu bakora ibyaha. Ahubwo kubera ko uri umunyantege nke, wavutse muri kamere yawe, uvukana kamere y'icyaha. Noneho ugerageza no gukora ibyiza, ariko ibi bikagutanga imbere. Kubera rero ko uri umunyantege nke muri ubwo buryo bumeze gutyo, Imana yagutangiye Yesu. Aza mu isi adafite kamere yawe, ashobora kumvira ibyakunaniye, ashobora gukora ibyiza bitavanzemo n'ikibi na kimwe. Yesu rero ibyiza yakoze, gukiranuka kwa Yesu kose kwakubazweho. Yesu nawe abarwaho ibyaha byawe, bimujyana no mu gihano cy'urupfu. Arapfa, amena amaraso. Mu maraso ya Yesu ubabarirwa ibyaha. Ubyizere mu mutima wawe, ntabwo ijuru rijyanwamo n'ibikorwa byawe. Ibikorwa Yesu yakoze nibyo biduhesha kujya mu ijuru tubyijeje imitima yacu.
ariko ntabwo kuvuga ngo uzajya ukora ibyaha ujye kubyihana, si icyo turi kukubwira, si icyo ndi kukubwira. Ni gukubwira ko Yesu yagukunze akazira ibyaha byawe. Wowe ukwiye kwizera mu mutima wawe udashidikanya ko wababariwe ibyaha byawe muri iryo zina rya Yesu. Sibyo? Ijuru ntirigurwa, ijuru ntirikorerwa, ijuru nta maturo watanga, nta cya 10 watanga, nta masengesho wasenga kugira ngo ujye mu ijuru. Ababivuga gutyo uko si ukuri, ahubwo ijuru Imana yaritangiye ubuntu. Ni ubuntu muri Yesu Kristo, kuko yazijije Yesu ibyaha byawe, ibyaha by'abari mu isi. Ubyizere cyane. Urakoze, uzakomeza gukurikirana Country FM. Urushinge ntugakoreho ku wa 4 saa 2. Murakoze namwe. Country FM, alo. Alo Country FM. Aha. Yesu Kristo muri we twarababariwe. Alo Country FM. Mwiriwe neza. Muravugana na Pascal ndi Kamembe. Yego Pascal Kamembe. Abo bantu rero bavuga ngo bazajya mu ijuru. Yego. Ngo cyangwa ngo gukora imirimo myiza ngo nizabajyana mu ijuru. Yego. Amenye ko Yesu Kristo adupfiriye kubera ibyaha byacu. Amen. Ijuru barabifite kandi nanjye nzi ko nzajyayo. Amen. Ahubwo noneho unariyo mu buryo bwa mwuka. Ariko kuko bajya babanza bumve na ndirimbo ngo yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanerade. Amen. Ubwo rero twese tuzajya mu ijuru. Bahanura bagashyira Imana iravuze ati ngiki ngwara ikoze iki, Imana irakwica, ni ibinyoma. Ariko mwene data Pascal, abazajya mu ijuru nyine nabizeye ko bishyuriwe. Yego. Abarwanya icyo gikorwa bakavuga ko umuntu azajyanwayo n'imirimo, abo ntabwo barijyamo. Ariko nanone mumenye ko abahanuzi b'ibinyoma bahaba. Barahari. Barahari rwose, bakakubwira ibintu kimwene bati runaka zakoroga, zakugira nabi, Imana iguhaye ubukwe, Imana iguhaye wenda nk'umukobwa akamubwira ngo Imana imuhaye umugabo, ati kukuwe mu cyari kujyanye mu mujyi. Oya, ijambo ryavuze ngo abahanuzi bose. Wumva rero, ubwo rero kuvuga ati ijuru turarifite, twariherewe ubuntu. Amen. Kuko icyambere cyo dupfa kwizera mu mitima yacu. Nibyo. Kuko nta kiguzi wabona watanga ngo ubashe kujya mu ijuru. Amen. Ni inzira ifunganye kuyigiramo, biragoye cyane. Imana ishimwe ko Yesu yayiduciriye. Nibyo rwose. Kandi ubu tukaba tuyirimwo kubw'ubuntu bwe. Turiho kubw'ubuntu bwayo. Amen. Kubw'ubuntu bwayo kabisa. Yayitugejejemo kubw'ubuntu bwe. Nibyo. Urakoze cyane mwene data Pascal, iyo nkuru nziza jya uyibwira abanyakamembe n'abaturanyi, nabo bamenye ko bishyuriwe imyenda y'ibyaha, bizere mu mitima yabo. Abantu bose bari ku ngombo bagubwe neza, nawe ukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu mwene data. Pascal, ngushimiye Imana cyane. Alo Country FM yagiye. Aha, Pascal, tugushimiye. Country FM, alo. Yego, turabumva cyane. Muri bande muherereye he? Ugana na Samuel ndi Rubavu. Samuel Rubavu, ndakumva, wateze amatwi ikiganiro. Nabumvise cyane. Agenda umukiranutsi mbikesha amaraso ya Kristo. Amen. Icyo njyaka kuvuga ni kura mu byese wabajije. Yego. Umesinga ngabahanuzi kuko nabi nyuma y'ababwirandi. Yego.
Bibiliya ivuga ko abantu b'ibinyoma bahanura iby'isi. Yego. Kandi ngo Imana yabo ninda. Amena, Imana yabo ninda. Rero ngo banirata ibiteye isoni byabo. Birata ibiteye isoni byabo. Kandi koko ibyo bintu biba biteye isoni mwene da. Cyane. Kubahanura ibibora. Kubahanurira ngo Imana bahaye amazu, ngo Imana bahaye amamodoka, ngo bakuye mu cyari bajyanye mu mujyi, kubabwira ngo nibiyeze ibyaha, kubabwira ngo nibitunganye. Bene abo bahanuzi ni ibiteye isoni ibyo bintu. Cyane rwose. Ibyo bahanura byo bita byiza, hari abo byisheho. Nibyo. Urumva ibyo bahanura ari ibi. No, kandi abahanuzi bose barahamije ko uwizera Yesu azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Ngabo abahanuzi b'ukuri. Ubundi umuhanuzi birivuga ko umuhanuzi udahanura ibyungura abantu n'ibyo kubahugura no kubahumuriza. Abahanuzi b'ibinyoma kandi guhumurizwa bababwira, birivuga ndari bino bababwira ngo Imana iguhaye ibingugo bumva kandi ryo humure, ariko ndari ryo humure birivuga. Kandi nabo bahanuzi rega baba mu bakiranutsi. Urumva abo bahanuzi ntabwo baba ku mu bantu batari bayahishurirwa ukuri kw'imbabazi twagiriwe mu maraso ya Yesu. Umukiranutsi wese imbano y'ubuhanuzi abayifite. Nibyo. Uko ni umenya umunyabyaha. Nibyo. Ariko umunyabyaha ndamenya umukiranutsi, ariko kiyobera abantu kenshi. Agashaka kumenya abakiranutsi kandi akiri umunyabyaha. Bari umukiranutsi nawe yamenya abakiranutsi bagenzi. Nibyo. Ubwo rero umubyeyi rwose niba nari kuvuga radiyo amenye ko umuhanurira iby'isi, uvuga ku by'isi ni umuhanuzi w'ibinyoma. Nibyo. Naho umuhanuzi avuga ibyo mu ijuru kuko ariho iwacu. Nibyo mwene data. Abo mu isi nabo bavuga ibyo mu isi kuko niho iwabo. Nibyo. Ubwo rero Imana idufashe kandi ikomeze duhe gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Turinde abahanuzi b'ibinyoma. Urakoze cyane mwene data. Nawe mbashimiye Imana. Urakoze nawe ngushimiye Imana cyane muvandimwe. Turasoje, iminota yacu irarangiye. Ndabashimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro, n'abandi kandi nabo kuwa kane ntimuzakureho urushinge. Iki ni ikiganiro unakurikirana kuri YouTube channel yo wanditseho ngo Ijuru Ntirikorerwa TV. Ukomeza gukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, kandi wanandikira iyi nimero ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp 07844257. Turabakunda cyane. Amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu bikomeze kubana n'imitima y'abera bose none n'iteka ryose. Amen.